Hafi ya twese twakuze batubwira ko amafaranga ari umuzi w'ikibi. Iyi myumvire yatugejeje ahantu habi, yatumye twumva ko kugira amafaranga, gukira ukagira amafaranga menshi ari ikintu kibi, ndetse ko ari intambwe imwe kwa shitani cyangwa itugeze kuzimu. Ibi bituma kandi bidutera ubunebwe mu bwonko bwo kumva ko tugomba gutekereza kugira ngo tubashe kugera ku mafaranga menshi, tubashe gutunga menshi isi ishobora kuduha. Ariko burya ndakubwira ko amafaranga atari ikintu kibi. Nuhinduriye imyumvire uzabasha kwigeza kuri byinshi, ubasha kwiteza imbere no kugera ku bukungu uhora wifuza ndetse na benshi bifuza. Amafaranga niyo atuma turihira abana bacu amashuri, amafaranga niyo atuma tubasha kubona ishuri ryiza ritanga ubumenyi buhamye kandi buhambaye. Amafaranga atuma tubasha kubona ubushobozi bwo kwishyura ibitaro no kwivuriza mu bitaro dushaka. Amafaranga atuma tubasha kugura imodoka nziza tugendamo tunezerewe. Amafaranga atuma tubasha gutura heza, tugatura mu nzu izira imyotsi, izira imirayi, inzu imeze neza, isa neza. Burya amafaranga ntacyo wayanganya, ahubwo ikibi ku gutunga amafaranga ni uko akuyobora, ahubwo akaba ariyo agutunga kurusha kuyatunga. Amafaranga abasha gutuma ubasha kwegera inshuti zawe, ukabasha kuba hafi y'umuryango wawe ukawitaho, ufite icyo witishaho. Iyo uri umukene burya biragoye ko ubasha kubonera ibitunga umuryango wawe ndetse n'iby'ibanze byose. Ibyo bituma rero uhorana umunabi, ugahorana umutima mubi, ugahorana intege nke no kwifuza. Burya baravuga ngo kwifuza ni icyaha, ariko ubundi iyi myumvire yo kuvuga ko amafaranga ari umuzi w'ikibi yavuye hehe? Ibi byaturutse kuva kera, aho abantu bagiye bumva ko gutunga amafaranga menshi bishobora gutuma kuba isoko y'ibyago, aho abantu bayakoreraga babashije kwica abandi cyangwa babashije kwirukana abandi mu gace barimo. Kuva kera umuntu aba agutunze ubutaka bunini yabaga ari we mukire, cyangwa uwabaga agutunze inka nyinshi akaba ari we mukire. Ibi rero byo byagerwagaho ari uko ibihugu byafata abantu amoko runaka yarwanaga, akabasha kwamburana ubutaka cyangwa kwamburana izo nka. Ibi rero bituma bifatwa muri abasekuruza bacu, byagiye bifatwa nk'aho gutunga byinshi uba warishe cyangwa waranyaze abandi. Ariko burya siko bimeze. Muri iyi minsi biroroshye kuba ubasha kwiteza imbere kandi ukora ibyiza bifitiye akamaro sosiyete rusange. Amafaranga ni byose. Amafaranga azaguha umunezero, ariko burya ugomba kuzirikana ko byose ugomba kubikora ushizemo ubumuntu. Nubasha gutanga byinshi uzabona byinshi. Umuhanga ndetse akaba n'umwigisha mpinduramitekerereze, abo bita motivational speaker cyangwa personal development coach, witwa Earl Nightingale wo muri Amerika, yigishije avuga ko burya ibyo winjiza bizangana n'agaciro ka serivisi utanga. Ni ukuvuga ngo income cyangwa umusaruro ubona ujyana cyane n'ibyo utanga kugira ngo ubone wa musaruro. Nutanga bikeya uzabona bikeya, nutanga byinshi uzabona byinshi. Niba ushaka gutunga amafaranga menshi, bati ni iki mfite cyo gutanga, cyo kugurisha kugira ngo bagire icyo bampa? Tanga mbere nawe uzakira. Umuntu wese burya ugera ku butunzi budasanzwe, ugera ku ibanga ry'ubukire, ugera ku isoko y'ubukire, ni uko aba yarasobanukiwe ko kugira ngo ukire ari ugufasha abandi, ari ukugira icyo utanga mbere nabo bakaguha nk'ikiguzi cy'ibyo watanze. Burya abakire ba mbere ku isi si abakorera umushahara, ahubwo ni abakire bafite icyo batanga, bafite amakampani manini, bafite amasosiyete manini agira icyo agurisha, yaba ikoranabuhanga, yaba produit runaka, yaba ibikoresho runaka, ariko bakagira icyo batanga. Ibanga ryo kugera ku bukire, ibanga ryo kugera ku isoko y'ubukire no kukavomaho, no gushaka icyo wakora gishingiye ku kuba gifitiye akamaro sosiyete rusange cyangwa umuryango mugari. Reka nkubwire nti witinya amafaranga kandi wumva ko amafaranga ari umuzi w'ikibi. Iyo myumvire uyise mu mutwe izagufasha
kuyakorera no kumva ko wakora igishoboka cyose kinyuze mu nzira nziza, inzira zemewe n'amategeko, inzira zemewe n'Uwiteka, kugira ngo ubashe kuyegeraho kandi uzabigeraho ufasha abandi.